ngaha mugiye kubona ngo muvana ibihano byanyu byo gufungwa muri gereza ariko basi iminsi mike mudukorere meze ngaho muhishe nibirangira muzabohoka. Cyo gihe mugiye kuvanayo umwanzi wa mbere w'igihugu cyacu mu muhandure mu mukure mu nzira muvanemo umwanda wa munsi igihugu cya Amerika. Proper funeral will be provided. Ndetse mugiye mukora kano kazi mwese mugidukorera leta yacu muzashingurwa neza aho ndagize upfira mu kano kazi mugiye gukora ndetse muretse no gupfa muzanahembwa bishimishije. But if you try to escape, ariko hagize muri mwe ugira ngo acike agende, no funeral. Wongo amenye ko naba napfuye tuzamunaga ku muhanda nk'abanazimuga. Nothing. Ntaga azashingurwa azapfa nk'ari ubusa. Handed and buried where we find you. Ndetse ikigutangaza aho tuzakurasira umeze nkaho cika no tuzanagushyingura ngo tukurasiye. I sincerely hope we understand each other. Ngira ngo mwesanga turumvikana neza. Tugiye kora nk'abagabo bafite imiryango mugiye kuvunikira mupfira muvumu muharanira kubaho neza kwayo. Yaratambuka. Ngira ngo byose angane birangira nta kintu kizojya kumbaza ariko sibyo? Ndati yego. Sawa rero. Ngaho mwinjire mu kazi mugiye kujya ahantu hatekanye muhabwe iki job company muyirandure n'imizi yayo. Barerekeye yari episode ya mbere ya season ya 4 abahigwaga cyo gihe n'abasigaye bagiye guhigwaho mu mukono biryana